Urakaza neza mu rubanza. Vuga amazina yawe dutangire. Vuga amazina yawe. Nitwa umuntu umusaza wajijwe, ubu niko banyita, kandi ari jye wajijwe. Gabanya gutebya, kuko niwitwara nabi ingororano zawe urazisanga mu muriro. Nitwa Pastor EZRA MBYISI, nkaba umupatoro mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi. Ibindi urenzaho ni iby'iki? Nakubajije amazina gusa. Ngo umutindi bamukorera umutwaro utaremera, ati nimwongereho ikindi niho wikorereka neza. Utangiye kuvuga nabi. Ubwo umutindi ninde? Ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wa kibazo ashaka. Uziko inka ari inka, none urigira nk'inka. Ni gute watinyuka gutukanira mu ijuru? Nikosha singututse, ariko rero ngira ngo watejagura, ndakurusha ubwenge ndi umusaza. Urubanza ruratangiye. Ezira, ukiri mu isi wakoze ibyaha byinshi. Icyo ntakoze ni iki se? Biryo ukora narabikoze byose. Wagize amahirwe menshi yo kumenya Imana, ariko wayakoresheje nabi. Turi indondogozi ntawe uyimenya. N'abagira iki bigeze kubaka urusengero barwandikaho ngo n'urw'Imana itamenywa. Impamvu utayimenye nuko utasomye Bibiliya. Abayobora Bibiliya, Bible Society, b'abaporoso n'abandi bagiye bavuga ibyo abantu bakomeye bavuze. Icyo si cyo kibazo. Wowe kuki utayisomye? Nasomaga Bibiliya, sinumva ibyo ari byo. None ubwo utagaragaye ni he? Icyaha kiraguhamye. Nanjye igihe cyarageze niha icyo gitabo ndagisoma ngiha umwanya. Icyo ni ikinyoma. Niba ibyo uvuga ari ukuri, mbwira umurongo wasomye. Yesu yaravuze ati, Nikodemu, nukuri utabyaho ubwa kabiri ntazabona ubwami bw'Imana. Icyaha washinjwaga kigukuweho. Ikindi cyaha cya kabiri ushinjwa ni ubusinzi. None reka tugerezaho. Hoya, ninjye urangiza urubanza. Ndakwihanganiye, sigaho. Inzoga arazinyweye cyangwa ntiwazinyweye? Narayinyoye. Igihe kiragera ndayireka se. Ariko icyo gihe sinarizi ko inzoga ari icyaha, nayinywaga mfite amahoro ntikanga. Iki cyaha cyari kiguhamye, ariko kubera wari ukiri muto kandi ukaba ubyicuza, urababariwe. Ni koko ni byiza nk'uko ubivuze. Ese hari inyungu waboneye mu byaha? Icyiza cy'icyaha wakibona he? None ko wabikoraga wirengagije ko hazabaho urubanza? Natangiye ndirimba ngo Yesu ageze ku irembo. N'ubu ndacyaririmba ngo ageze he? Ngaho hama hamwe rero, umunsi wageze. Ikindi cyaha ushinjwa ni ubusambanyi. Abanyarwanda bacu umugani ngo ukiza ubusore agira ate? Arabubagira. Kuko ubusore bugukoresha ishyano. Si ibyo nkubajije. Ninde udasambana ahubwo? Ninde mukobwa udasambana muri iki gihe? Ninde gahungu kadasambana muri iki gihe? Wowe warasambanye kandi usambana cyane. Sha, wasambana bucyo ukarekeraho. Subiza ku giti cyawe, ni wowe uri mu rubanza. Ndivamo se sha. Gabanya urwenya, ntabwo nkeneye. Sindakwihanganiye, sigaho. Urasigaho se? Ariko ahari menya utanzi, kuko ubaye unzi waca. Ni icyo ntazi. Uri ikigoryi.